Nyumba mbele tukisimama.
abafuzi umwami wacu abantu bahungiye turamukunda tunamupenda kuko ari wowe wanje kudukunda akatwitangira amazateke niyo mpamvu byanditswe bivuga ati kuko atimanye umwana wayo asabura gute kumuduhana n'ibindi byose yaragikunze aritupenda kandi turiho kubw'urukundo rw'Uwiteka twaramutseho kubw'urukundo rw'Uwiteka akunda kubw'urukundo rw'Uwiteka. Amen. Amen. Nawe ndakwinginga ngo umukunde. Nawe nakusihi umupende. Kunda Yesu. Kunda Yesu. Kunda Yesu. Kunda Yesu. Wewe kunda nde? Amen. Amen. Imana tunuzi. Wana wetu ni akira mashingwe. Apokee shukrani. Y'indirimbo ya nyimbo mwizina ry'Umwami Fred Didas ashimira Imana. Mungu Didas aramshukuru Mungu. Yabaye mu rugendo rwo kujya Ohio kugenda no kugaruka yabikoze ni hafi cyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Fred Kabagema ashimira Imana ko yari yarataye ibyangombwa none akaba yabibonye ni hafi cyubahiro mu izina rya Yesu. Kuko Imana yacu ari nziza. Yabitaye mu basi kandi murazi basi iragenda n'umuntu yakugira umujinya akabita muri crash ariko iyo Mana yabijanye irongera yabizungurutse ibigarura kwa Kabagema ureke tuyikomera amashi. Byari ibyangombwa yari yambye mu social security harimo employment card byari ibyangombwa byake kumva n'ibintu bihenze gusa kandi kongera kubibona byabizamugora yarazarindira ikindi gihe ariko Imana yabigaruye ntihabwa icubahiro. Amen. Gato ashimiye Imana. Gato anashukuru Mungu yakijije abana bari barwaye yabikoze ntihabwa icubahiro. Umukiza umuponyaji iyo Mana yakije abana bamushiki wacu ntihabwa icubahiro n'abandi bose barwaye bizere ko ishoboye kubakiza. Waamini anaweza kuwaponya. Frere Tamuriza ndi gushima Imana yaturinze iminsi ishize kandi ikaba yatwemereye guterana ikaba yampaye akazi nagasubiyeho yabikoze nagucyubahiro mwene data nawe yari yagize ibibazo ubu nari kuba na tatizo ibyangombwa yari afite byaba expire lazima ikuwa nawe ko birisha kuwa expire nta green card yari yabo kupata green card ariko Imana uko yaranja igakoresha ababishinzwe tumekisha wale wanabishurutishwa ikongera ikabakoresha kugira ngo tubone icyangombwa cyo kudusubiza mu kazi. Ese iyo Mana yenzi mwayishimira Imana asubije mwene data mu kazi ntihabicubahiro. Mama Keza ndi gushima Imana ikwemereye guterana kusanyika icyubahiro kibe icayo none niteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Fred usabe njuje abera bose usabe na salama takatifu wote katika Yesu Kristo. Chime Imana namshukuru Mungu cyane sana yaturinze twese ikadushoboza guterana tuwezesha kusanyika abarwayi bakize na kuona wagonjwa walipona ikarinda abagenzi anachunga wasafiri ikadutumira n'abashitsi natumia na wageni. iyo Mana ure Mungu aliyagucyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni Imana irinda abagenzi, ni Imana ikiza abarwayi, iyo Mana ntihabwa
icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Frere Gerard ashimiye Imana ko yakijije umwana wake kandi ikaba imushoboje tena na kwenda muwezesha guterana we n'umuryango we na jamaa yake bakaba bari mu materaniro. Iyo Mana yabikoze ntihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yakire amashimwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hari ishimwe ry'akanwa, ariko akanwa amashimwe y'akanwa twaravuze ngo turayahagaritse niyo mpamvu n'abadiyakoni bakwiriye kuja bamenya ko barandika kama vile wataandika baje basobanurira abantu neza ko natafsira watu vizuri. Iyo abakozi b'Imana bafunze ikintu tubisaba ngo kivuguruzwe, biombe watu tena wakisaba ngo tukigendereho, inaomba tutembelee ndani ya dufite impamvu tuna sababu. Igihe kizagera wakati tatimia amashimwe y'akanwa yani yashofera kugaruka tutaongeza kuzirudisha. Imana ibaho umugisha. Ekole de dimanche zateranye abana 82 abana bakuru bize ngo wakubwa yifuza ati Imana twizeye ishobora byose, anaweza vyote. Amen. Imana twizeye ishobora byose, Mungu tunaamini inaweza vyote, irashoboye, anaweza. Basomye Yubu walisoma ayo bice 42 bahereye ku murongo wa 2 bafashijwe na mwendadadusa na ndugu dusaba. Abana bato bize ngo watoto wachana zureti abari muri Yesu wenye kwa ndani ya Yesu, abari muri Yesu Kristo wenye kwa ndani ya Yesu tateruka bazacirwa watakatiwa hukumu. Ibyo ni ukuri, ile ni ukweli. Wageze muri Kristo Yesu, ndani ya Kristo Yesu ateka azacirwa hukumu tena. Amen. Amen. Aba yagize muri insurance anakuwa anaingia ndani ya insurance au ya asila. Harufu, hakuna kifo, hateka bazacirwa, hakuna hukumu watakatiwa. Bafashijwe na mwenda tagakuru walisaidiwa na Imana ihe umugisha ababyeyi bohereje abana wazazi materaniro kuretuma watoto ndani makiri yo migisha ababyeyi bohereje baraka wazazi natwe dusabye umugisha abari mu basanze turombea baraka wari kwigisha abana bacu kufundisha watoto wetu iby'Imana ishaka yenye Mungu anataka. Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki. Amen. Amen. Twegereje ijambo ry'Imana na karibia kusikiana na Mungu, ariko tutari kwegerera ijambo ry'Imana bila kukaribia kugira ngo turarike babandi bose babatijwe, tuarike wale wote walibatizwa baze hano imbere, wakuja hapa mbele barambike ibiganza wanyoshe vidole. Ni umuhango w'abizera, ni desturi ya waamini. Ababatizwaga bose walikuwa wanabatizwa wote barambikagaho, walikuwa wanaonyeshea vidole. Mu ndirimbo y'abaririmbyi ya waimbaji nuzi ko yabatijwe utaranduka ibiganza, kila yote anajua kama alibatiziwa waanze hano imbere, akuja hapa mbele. Mukawera mugati ubugingo we Amen.
na bene data babatijwe abaragize Imana kandi yinginga Imana ibabatirishe umwuka wera ibashireho ikimenyetso ko baguzwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Mwene data Eugene arabikora mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Turagushimiye Uwiteka Mana ushobora byose, turagushimiye muri iki gitondo duhaye cyo kuboneka imbere yawe mu maso hawe, wowe utugabiye imigisha, urakoze habwe icyubahiro Mwami. Tubonetse imbere yawe tudakwiriye, tugusaba kugira ngo za mbabazi zawe n'urukundo rwawe bigumye kudutwikira no kutworosa, maze imirimo dufite yose iyoborwe n'umwuka wera. Aba bene data n'abashiki bacu bapfukamye imbere yawe, nk'uko ijambo ryawe ribivuga, natwe nibyo tuje twitwaje. Bibiliya amagambo y'Imana aratubwira ati mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 19, Pawulo ageze mu bihugu biharuguru, nuko ngasangayo abigishwa ba Yohana. Arababaza ati, ese mwabatijwe mwaha umwuka wera mukimara kubatizwa? Mwaha umwuka wera mukimara kwizera? Nabo baramubwira bati, ntabwo tuzi ko umwuka wera yaje. Nuko arababaza ati, none mwabatijwe mu batizo ki? Nabo baramusubiza bati, twabatijwe mu batizo wa Yohana. Nabo arababwira ati, Yohana yabatizaga, yabwiraga abantu kwihana no kubabwira uzaza hanyuma ari ukwiriye kubatirisha umwuka n'umuriro. Nuko ngo bamaze kubatizwa abaramburiraho ibiganza buzura umwuka wera. Iryo jambo niryo tuje twitwaje, natwe tubaramburaho ibiganza kugira ngo umubatizo wabatijwe wo muri Yesu Kristo umwuka wera nabazeho, maze umwuka wera nabazeho atwike ibyaha byabo, atwike intege zabo n'ibibi byabo byose. Tubaramburaho ibiganza kugira ngo buzure umwuka wera, maze nabo babone batangira inzira nziza y'agakiza, kuko gutangira neza ni ukwihana ibyaha no kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo no kuzura imbaraga z'umwuka wera. Kandi uwo mwuka wera niryo sezerano twahawe, ati namwe muzahabwa impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana. Aba bana nabo turi kure muri iki gihugu cy'amahanga, nabo bakiriye iri sezerano, uribahereze mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe wumva gusenga kwacu, uhamirisha ijambo ryawe, tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Barasubira ku ntebe zabo. Rudia mnafasi zenu. Mana ibahereze umugisha. Mungu awabariki. Amen. Amen. Tugeze akanya ko kumva ijambo ry'Imana. Fika muda muzuri kusikia neno la Mungu. Muranezerewe? Munafurahi? Munajiandaa kusikia? Imana idutuma abakozi bayo. Mungu anatumia watumishi wake kugira ngo idutegure, kusudi atuandae. Ntakindi Imana izakoresha. Kuna cyengine Mungu atumikisha. Imana tizakoresha igiti, Mungu atumikisha muti, ahubwo Imana izakoresha abantu. Bari Mungu atumikisha watu. Niyo mpamvu iri gutega amatwi, nastahili gutega masikio ijambo ry'Imana. Neno la Mungu ntari iby'umuntu, sio ya mutu, ahubwo ni iby'Imana. Bari ni ya Mungu. Niyo mpamvu mbingi, niyo sababu na wasi kugira ngo mutege usudi mutege mubashe kumva iby'umwuka abira amatorero. Amen. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Mu ndirimbo y'abaririmbi, mu nyimbo y'imbaji, kwakira umukozi mpokea mtumishi wa Mungu.
shuje abera bose mu izina rya Yesu Kristo. Wasalimu watakatifu wote katika jina la Yesu Kristo. Vuga ngo amahoro y'Imana. Tunasema amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Inasobanuye ngo amahoro. Maanisha usalama. Amahoro abe muri mwe. Usalama uwe ndani yenu. Niwo murage w'itorero. Ndiyo malipo ya kanisa. Kandi nibyo Yesu yadusigiye. Na ndiyo hiyo Yesu aliyotuachia. Ndetse aravuga ati tena akasema hivi, abo muzayifuriza bazayahabwa, wenye mtahitajia watapewa, nao muzashaka kuyasiga bazasigana, acha pale itabaki hapo. Ikabamugisha. Bwana Mungu awabariki izina rya Yesu Kristo. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tuhaguruke rero simama kwa usomi wa Mungu. Aho turasoma mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere. Tutasoma kitabu ya Wakorinto wa kwanza. Itakuwa ni sura ya 3 shairi ya 10. Wakorinto ba mbere ibice 3:10. Wakorinto wa kwanza shairi ya 3 mstari ya 10. Turamanuka tugeze hepfo. Tutashuka tutafika chini. Ndio tuza kwicara. Tutakapoketi tunaanza kusoma ndimi 2. Tutasoma tena shairi 2 tu peke yake. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nkuko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro rw'umubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ariko Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzayishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Amen. Sinzi ko mubyumvishije neza. Sijui kama mnaelewa hayo. Nkuko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro rw'umubakisha mukuru w'ubwenge umuntu yubakaho, ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho, ko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ariko Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu, ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri. Umurongo wa 13. Umurimo w'umuntu wese uzerekanwa, urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzayishuzwa umuriro, akaba nari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Amen. Matwicaye turasoma Matayo. Tutasoma Matayo 16 umurongo wa 17. Tutasoma shairi ya 17. Matayo 16. Matayo 16 umurongo waho wa 17. Shairi ya 17 geza 18. tafikisha 18. 16 17. Simoni Petero aramusubiza ati, "Twererano." Baramusubiza bati, "Tutwere ku 13." Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kaisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, "Abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde?" Baramusubiza bati, "Bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi." 15. Arababaza ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, "Uri Kristo, umwana w'Imana uhoraho." Yesu aramusubiza ati, "Urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndababwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora." Amen. Musitura bagenzi turasiganwa, igihugu tujyamo nicyo mwijuru.
turabagete turasekapa igihugu tujama nitone yewe mana mimana turi mu rugendo imirane urakoze mubyeyi utwemereye kugera imbere ya meza yawe Uwiteka ubwo twemereye Nyagasani turakwinginze ngo iri funguro tugiye kugaburirwa Nyagasani ntihagire n'umwe wakikanirwa ahubwo Nyagasani waje kugana wese ahabwe kuri iri funguro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo umugaragu wawe mwamwambye kudukorera turakwinginze umwambike imbaraga turakwinginze umusiga amavuta n'umusiga amavuta Seigneur abagasiga cyane bahabwe kuri ayo mavuta mu izina ry'Umwami Yesu Kristo turakwinginze Seigneur Jésus ijambo ryawe nitangwa dutera intambwe ijambo ryawe niruvugwa Nyagasani n'Imana imitima y'abera yongera kuzagurutswa no kwishima turakwinginze Nyagasani data ijambo ryawe nitangwa umunezero ugaragara mu mitima yacu ijambo nitangwa urwaye bukiye ijambo nitangwa Nyagasani data ibikuru bibasha kuzamuka mu izina ry'Umwami Yesu Kristo icyo dusabye ni kimwe turakwinginze nk'uko usanzwe ubikora kandi icyubahiro cyawe kaba udateze kuzagisangira n'undi turakwinginze kugira ngo ugote iri hema utwiteho muri byose mubyeyi nk'uko usanzwe ubikora byose tubigusabye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo urakoze amen. Kumbere mu mwami moyo ngufu katika Bwana muranezerewe mnafurahi nishimye Mungu apewe sifa. Mimi napenda watu wanaofurahi. Hawazojina kwangu tumezeru. Mimi sitaongeza kusema eti tufurahi. Kwa sababu furaha mmeonyesha ile wakati Venusi alikuwa anasema heshima sio ya mtu. Abashaka ibyubahiro wenyewe wanahitaji maheshima bazamanze baje gushaka anza kwenda kuangalia ule Bwana abatizi ibyo byubahiro lazima hiyo maheshima wakubalia na yasa ariko nziko no batazakira kwamba na yeye kubera icyubahiro n'iki kwa sababu heshima ya umuntu sio ya mtu icyubahiro ni heshima ya Bwana leo Imana muhereza amashi mu izina rya Yesu Kristo. Bega indirimbo nziza. Angalia nyimbo nzuri. Cyubahiro ni kimana. Heshima ni ya Bwana Mungu, hakari cy'umuntu. Sio ya mtu. Hari abantu bapigana ibyubahiro. Kuna watu wengi wanaopigania heshima. Kongo banyiserevera ngo bajya bantinya. Unasikia anasema wakanita revera wanaweza kaniokopa. Kumbisha ndikuyobora amatorero wakisikia kwamba naongeza makusanyiko 50 ngo banyubaha kabisa wanaweza kaniheshimu. Uzapfana icyo cyubahiro cyawe. Utakufa na heshima zako. Amen. Gusika abafurere bari kumbona ngo bakajya bandamutsa bavuga. Unajua kwamba wandugu wananiona wananipigia magoti kwaka imani cyubahiro cyawe. Hivi unaanza kunyaganya Mungu heshima zako.
kifo yako imeonekana. Icyubahiro ni cy'Imana. Heshima ni ya Bwana. Icyubahiro ni cya Se. Heshima ni ya Bwana. Imana turinde. Mungu atulinde. Icyubahiro ni cyayo. Heshima ni yake. Nzayikomera amashyi. Nami nitampigia icyubahiro. Nzayishyira hejuru. Icyubahiro. Kumupa heshima. Nami magoti yangu nzayipfukamira. Nzayibyinira. Icyubahiro cy'Imana. Kwa heshima zake. Ntabwo nzabwira abantu banjye. Sitasema watu wanaangalia. Ntabwo nzabwira kusudi watu wanaangalia. ntabwo nzakufita kirangira kinanda. abantu bavuga watu wanasema nzagicuranga ku icyubahiro cy'Imana. Kwa heshima ya Bwana. Haleluya. Amen. Iyo bisa ko duteranye. Ingekuwa tunasherehekea kwa heshima ya Bwana. Tunaimba kwa heshima ya Bwana. Tunasenga tunaomba kwa heshima ya Bwana. Tunahubiri kwa heshima ya Bwana. Kandi reka mbabwire. Na tena niwaambie inzira yo kujya muri Afrika. Njia ya kwenda Afrika irazamutse. Inapanda. Kwa sababu unapanda avyo. Ariko inzira ijya kwa Senyeri. Lakini njia ya kwenda inashuka. Bisobanurwa inamaanisha umuntu yicisha bugufi. Mtu akanyenyekea bamuhaye ijuru cyera. Pale amepatishwa hejuru wese. Lakini mwenye atajipandisha mbingu amepotosha. Icyubahiro ni cy'Imana. Heshima ni ya Bwana. Iyo ndirimbo niturangiza hamenya na waza kubitaho. Tukimalizia hamenya ataiweka tusikie. Imana ishimwe cyane. Mungu apewe sifa. Tulisikia maneno mazuri. Nani yake n'umunezero. Mimi ndio ananifurahisha. Twashije ikibanza kwa gatandatu. Tulitengeneza kiwanja siku ya 6. Tangira kubaka ku cyumweru. Tukajenga Jumapili. Ejo twasakaira. Kesho tumezeka. Si umunsi ijuru ryadutumiye. Leo Mungu ametumia nini? Imana ibahereza amatwi. Mungu awape masikio katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ariko tutari twinjira mu magambo ya baada hatujaingia katika maneno ya Bwana. Hari kibazo nabonye abafure babashije. Kuna swali nimeona ikiwa ni wandugu ameuliza. Katumaze tugisubiza. Kisha ngoja tujibu. Mwaramutse noneho mu gihe dusangiye urugendo. Mmeamka salama wakati tunachangia safari. Urugendo nje na mwene data cyangwa mushiki wanjye. Mimi na ndugu au na dada. Agahera mu kwezi kwa mbere akageza mu kundi kwezi kwa mbere. Anaanzia mwezi ya kwanza nafikisha mwezi nyingine ya kwanza. Adashaka kusuhuza. Mimi hataki kunisalimu. No hagati y'abera akabyerekana. Na katikati ya watakatifu anaonesha ya kwamba haweza kanisalimia. Akancaho. Ananipitia. Agasuhuza abandi. Anasalimia wengine. Naho hagaze. Nafasi anaposimama. Nahagera. Napofika huko. Akampunga. Ananikimbia. Ikibazo. Ngiye kumusuri we. Ninapoenda nikienda kwake. Ahari ya mikazi. Kweli anaweza kanipa ya makaribu. Anaweza kanikaribisha. Munsubize. Munijibu. Murakoze. Asante. Bene data bakuru. Wandugu wapendwa. Turi mu rugendo. Tuko katika safari. Turi mu rugendo rugana i Siyoni. Tuko katika safari ya kuelekea Sayuni. Iwacu harindi. Si kwetu si hapa. Mwene data nadusomera Matayo 18. Atatusomea Matayo 18 murongo 21. Shairi ya 21. Matayo 18. Matayo 18. Ninduzi kwibutangaza dusomerera Matayo 18:21. Yesu aramusubiza ati simubwiye yuko ugeza 7 ahubwo yuko ugeza 77. Amen. Ushakurekera wafurere. Achia hapo. Petero abaza Yesu ati. Petro akamuuliza Yesu eti. Mwene data namemukira.
ndugu akenikosea zamu babarire kangahe nimusamee mara ngapi? Hano harimo abagabo bize matematiki. Hapa kuna wanaume waliosomea mahesabu. Karindwi gukuba 70 ni kangahe? Magana 490. Magana 480 na 19. None uyu muntu bahemukiye, uyu mtu aliyemkosea banza batari bageza no mucu na bado hawajafika hata 10. Data sere nangwa se frere wakimeje niba ari umuseni niba ari umufrere, ikiwa ni dada au ndugu aliyeuliza hii swali, umuntu mu byukuri ule mtu kwa kweli yerekanye wabo ahari wakiri, ameonesha kwao ni wapi. Hapo kwanza nta nubwo twanabitindaho, hatuwezi tukakawia hapo, tutajya ni parole ile yacha hatuwezi kusikia neno. Yagaragaje cyane, alionesha yeye ni nani. hajya mukumbuka amagambo twaganiye, nakumbuka maneno tuliyoongea, aho igiti gihengamiye, basi mtu yopenda hapo ndipo kwao. Burya rero aho ngaho aho hengamiye, basi anapopengamia na ni wabo, na ndipo hapo kwao. Amen. ihene ni wahindura intama, mbuzi hawezi kumubadilisha kondoo, ingurube ni wayambika karuvati, hata ukuvalisha karuvati ukayishyiramo n'imyenda y'umweru, unaweka na mavazi meupe. Ndio wangurube rero. Sasa wewe ngurube, nakuzi nzi kukunda icyondo, najua kama unapenda mbuzi, turajyana mu bukwe. Leo tutaenda pamoja ndani ya harusi, najyana n'ingurube yawe, unaenda pamoja na ngurube wako, mugiye kwambuka tu igitoro icyondo kirao, mtakapovuka hapo muzatambambaye. Sasa nakuja muda kile kamanda yikubitamo, yamye ni kamanda yahindana mavazi na bera kamera yayo, ni kamera tabia ya nguruwe. Amen. Yesu araje, Yesu yuaje, ibyahanuwe birasohoye, unabii umetimia, nta kimwe kitari cyagaragara, hakuna yote yeye nawe uzasubiza mwene wewe wewe ni mpagani, wabivuyemo, ulitoka tayari. Tusomera Walawi nani Jedeo, tusomee Walawi Jedeo 19:17 17. Walawi 19 Walawi 19, kugira ngo nundi byari biri mu mutima we, kusudi yale yanyekwa ndani ya moyo wake, amenye yuko yaguye nuwo kwihana, ajue kama alianguka tayari. 19:17 Walawi somo. Walawi, ntukangire mwene wanyu mu mutima wawe. Haleluya. Sibiramo frere, ntukangire mwene wanyu mu mutima wawe, ntukangire mwene wanyu mu mutima wawe, ntukabure guhana mugenzi wawe kugira ngo utizanira icyago, ntukabure guhana mugenzi wawe kugira ngo utizanira ibyago, ntugahore, ntukagirire inzika abo mu bwoko bwawe, ntukagirire inzika abo mu bwoko bwawe, usiwe na hasira kwa watu ya jamii yako, ahubwo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. rekeraho ahubwo hata mwabafurere mwe mujye mukunda bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Icyo nicyo kimenyetso cy'abana b'Imana, kuko Yesu yaravuze ati, nimukunda muzitondera amagambo yawe. Amen. Aravuga ati, akasema mwene siku ndugu, umuntu navuga ari kujya mu ijuru, mtu akasema akatanga mwene siku yabwira se yabona, anakataa ndugu, mbese azakunda Imana ataba, kupenda Mungu asiyemuona. umuntu azakwima ubushera, mtu atakuima akwime karigazoke, akwime iki, akwime n'ibishyimbo, akwime no kuzajyana mu ijuru. Ubwo se muzasangira vino mu ijuru, mudasangira karigazoke yaha, uwo muntu ni umupagani. Ntukangire mwene se mu mutima wawe, ntukamubikire inzika. Yarababaje iyo murebye wakati na Mose unamuona igifu kikaza, igifu kitangiye kukujakuza mwene se, uzakomeye, utakufa uzakomeye, utakufa uruhanga
mugende mwende murawose jambo dada jambo ndugu tuje gusura tuko nakuja kuangalia nakwirukaho akatukimbiza bazandika ngo iperereza Venuste yayirangiye President Venuste ametimiza kubera nutajya uzabuhanye nawe kwa sababu usipoenda huko utakuwa kugira ngo atazakushigagura kusudi asije akakupigia uzajyane n'abandi na wengine. Amahoro y'Imana bane namwe. Amani ya Bwana izina rya Yesu Kristo. Amen. Paulo aravuga ati, Paulo akasema hivi, nje mumubakisha mkuru mimi mjengaji mkuu nashyizeho urufatiro, niweka msingi, undi muntu yashobora kubaka kila yote anayoweza kujenga, nta rundi rufatiro rwashyizweho, kuna msingi mwingine uretse kwa rundi rwahozeho yenye ilikuwepo zamani. yasamaga mu murakunzi maneno mnapenda. Amen. Ndega magambo meza. Hii maneno ni matamu. Nashize urufatiro, niliweka msingi, mumubakisha mkuu kama mimi mjengaji mkuu wa akili, undi muntu yubaka kila yote atajenga. Lakini wandugu nama bashiki bana na ninyi wadada yabagira inama muri